Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko Niyigaba Clement cyangwa se Clement uzwi nka DS Clement yatawe muri yombi akekwaho kwangiza ikintu cy'undi no kurwanya ububasha bw'amategeko. Ifungwa ry'uyu munyamakuru uzwi kuri YouTube channel yanitiriye iri zina rya DS Clement cyangwa se Clement ryemejwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry. Murangira yabwiye umunyamakuru wa Radio TV10 Mutuyeyezu ati nibyo arafunzwe arakekwaho kwangiza ikintu cy'undi no kurwanya ububasha bw'amategeko. DS Clement yatawe muri yombi nyuma y'uko anyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari akarengane kabayeho ko gusenyerwa inzu yubakwaga nk'ishuri kandi ko byari byatangiwe ibyangombwa byo kubaka. Mu butumwa buhererekejwe n'amashusho, DS Clement yagize ati umusoro w'imyaka 29 agakora ibishoboka byose ngo afashe leta gukemura bimwe mu bibazo aho kugira ngo leta imufashe ahubwo ikamusenyera. Meya w'akarere ka Gasabo akohereza abapolisi n'abayede agatanga itegeko ngo bamusenyere atigeze agera naho abiri. Uyu munyamakuru rero uzwi kuri YouTube yakomeje agira ati ibi si ugusenya Clement, ibi ni ugusenya umutima igihugu kandi umunsi umwe amateka azahinduka. Ibyo meya cyangwa se undi yakora byose ntakizambuza kubaka u Rwanda twifuza. Ayo ni amagambo yakomeje avuga umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya yahise avuga ko icyangombwa cyasabwe cyari cyo gusana inkuta ebyiri ku nzu ishaje no gusimbuza amabati aho kuba guhindura imiterere y'inyubako cyangwa se kubaka inzu nshya. Nk'uko byasobanuwe cyangwa se twabigarutseho mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki, icyangombwa yari yasabye cyari icyo gusana, ntabwo ari icyo kubaka inyubako nshyashya. We yasabye rero icyemezo cyo kuba yasana inyubako arangije yiyubakira indi nyubako. Reka turebe imiterere y'ikibazo ubundi uburyo imeze. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine asubize kuri ubu butumwa bwari bwanditswe na DS Clement yari yagaragaje amakosa yakozwe mu kubaka iriya nzu yasenywe. Emma Claudine yavuze ko uwasenyewe yari yatse icyangombwa cyo kuvugurura inzu ishaje ifite metero 5.5 kuri metero 7 ndetse gihabwa icyo cyangombwa kigaragaza ko yagombaga gusana inkuta ebyiri, urw'inyuma n'uruhande rw'ibumoso, gusimbuza amabati. Icyo cyangombwa kandi cyamubuza guhindura imiterere y'igisenge inzu isanganywe, kongeraho cyangwa se kugabanya ibipimo inyubako isanganywe, kubaka uruzitiro cyangwa se umukingo. Ati kuvugurura gutya tubyemerera umuturage kugira ngo ature mu nzu idashyira ubuzima bwe mu kaga mu gihe runaka, kuko iki kibazo kiri muri zone yagenewe iki kibanza ngo kiri muri zone yagenewe ubuhinzi, ntabwo kiri muri zone yagenewe kuba yakubakwamo. Yakomeje agaragaza amakosa yakozwe aho yagize ati uyu muntu yahawe icyangombwa cyo kuvugurura ntiyagikoresha ibyo yagisabiye. Iyo bigenze gutyo rero uyu muntu ahanishwa gukuraho ibyo yubatse. Iyo atabyikuriyeho ubuyobozi bubikuraho akishyura ikiguzi cyatanzwe mu kubikuraho. Agakomeza agira ati nk'uko uwatanze amakuru uyu muntu wagombaga kuvugurura inzu byarangiye arimo kubaka inzu nshyashya wavuye
wavuze ko zari inyubako z'ishuri, ntibikwiye ko umuntu yakubaka ishuri nta ruhushya yabiherewe. Kirazira rero kubaka yaba inyubako isanzwe cyangwa se ishuri nta ruhushya wabiherewe, iryo ni ikosa rihanwa mu mategeko. Emma Claudine yibukije abantu bose ko kubaka nta byangombwa bitemewe, hakurikizwa amategeko abigenga bigakurwaho, anibutsa kandi ko umujyi wa Kigali wazanye uburyo bushya bw'ikoranabuhanga bwo kugenzura imyubakire, ku buryo inzu zubatswe nta ruhushya ziboneka zose kandi zigakurwaho. Reka nkubwire ukomeze kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza aho uherereye hose, usiga igitekerezo cyawe muri komenti ndetse unakora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro ndetse n'amakuru